Inkuru iri kuzunguruka muri iki gitondo ni uburyo umugabo wa Esther yongeye kugaruka muri social media. Aragarutse nyuma y'uko Esther yongeye kugaragara ku ruhimbi ari kwigisha abantu ijambo ry'Imana, nyamara atarakemura ikibazo afitanye n'umugabo we. Ibintu bikuye abandi imitima we biragukomeza. Iyo ufite umwuka wera, ibintu by'amatiku n'amagambo ntibigucira umwambaro. Reka mbabwire, gukanura kw'igicari ntikubuza umuvomyi kuvoma, kandi kuvunika k'umwuko ntikubuza abasonzi b'ubugari kurya ubugari. Upfa kuba ukunda ubugari. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera, ntabwo gukanura kw'ibicari kubuza umuvomyi kuvoma. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera, ahatari inzira uhabona inzira, kubera ko ufite imbaraga z'umwuka wera. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera, nubwo haboneka inyanja ubona uzayambuka ukagera i Kanani. Kandi reka mbabwira, nta muntu ushobora kugera i Kanani atanyuze mu butayu, nta n'umuntu wahozwa yatarize. Gusa Dawidi yavuze nimugoroba muri Zaburi ya 30 ngo kurira, ngo gushobora kurarira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikagira gute zikava. Yageze muri Zaburi ya 50 aravuga ngo Imana yacu niza ntabwo izaceceka, aravuga ngo umuriro w'ishuhera uzakongora, aravuga ngo uzagota. Dawidi yuzuye imbaraga z'amasengesho aravuga ngo hahirwa ishanga rifite Imana ya Yakobo h'umutabazi, kuko Imana izarirengera hehe mu makuba. Abantu babyiteguye banyikirize ngo amina. Umugabo arakibona ibyo ngibyo kwihangana biranze bitumye ashyira hanze noneho andi mabanga ya Esther tutari tuzi. Ikirezi Esther ni umugore ugaragara nkaho rwose akijijwe kandi akorera Imana, niko abantu bari bamuzi kuri social media. Ariko umugabo we babyaranye, bararanye, bakoranye amabanga yose, yemeye kubishyira ku mugaragaro kugira ngo ukuri kujye hanze kandi arebe ko yanashobora gukemura ibibazo bafitanye. Inkuru ashyize hanze muri iki gitondo ni inkuru ivuga ukuntu Ikirezi Esther yagiye agateka imitwe ku badiaspora agamije kubona amafaranga yo kugira ngo umugabo we amushimutishe, bitewe n'uko yari amaze kugera ku rwego rw'uko atagishoboye kubana n'uwo mugabo we, bitewe n'uko uwo mugabo we yari umukene. Ubwo rero byagenze gute? Umugabo wa Esther avuga ko ubwo umwana wabo yari amaze gupfa, bapfushije umwana, nawe wapfuye mu buryo bw'amanzaganya, kubera yuko ngo Esther nabwo ashobora kuba ari wamutanzeho igitambo, umwana akaza kurangira apfuye, ndetse umugabo we akaba ashinza Esther urupfu rw'uwo mwana 78% nk'uko abyivugira mu kiganiro. Ubwo ngo ahise ajya kuri social media akimara gupfusha umwana, asaba abantu amafaranga yo gukoteza imva ye, yo kubakisha imva y'uwo mwana. Amafaranga rero abantu baritabiriye barayatanga ku bwinshi, yewe si ukumutwerera, niba ari ukumutwerera, niba ari ukumutera inkunga. Yewe ngo hari n'umucuti wabo wo muri Suwede ngo witanze amafaranga menshi sinakubwira akayabo k'amafaranga. Esther rero arangije, imva ntiyigeze ikoterwa, imva ni ibitaka, n'ubu ngo iyo urebye usanga ari ibitaka, nta karo na rimwe ryagiyeho. Ahubwo Esther yahise agenda ashaka abantu bo gushimuta umugabo we kugira ngo bamwice. Nubwo Imana ngo yaje gukinga akaboko, umugabo ntiyapfa. Njyewe naje kubabazwa n'ukuntu yacuruje imva y'umwana. Imva y'umwana se icuruza gute? Kama nabonye amashyano menshi. Gucuruza imva y'umwana? Umwana mwabyaranye we nawe? Umwana twabyaranye. Yicuruje ute? Njyewe nakubwiye kama nabonye amashyano menshi. Nigeze mbonaho umuntu w'umubyeyi wibyariye umwana acuruza imva, yasaba amafaranga agiye kuyikotera. Njyewe mboniyeho no kubwira abantu bateye inkunga igikorwa cy'ubugambane batabizi. Imana izabababarira ko ntabwo babizi. Ikihe gikorwa cy'ubugambane? Icyo akagambane nakorewe, hari abantu bagateye inkunga. Bande? Harimo abadiaspora, harimo ab'imbere mu gihugu, harimo n'abari kuyindi migabane. Abo rero bose bateye icyo gikorwa inkunga batabizi. Bazace bugufi Imana izabababarira.
iki byagenze ute kugira ngo uvuge ko bateye igikorwa? yabasabye amafaranga babeshya ko ari ayo gukotera imva y'umwana, ariyo kuyitera amakara akanayisakara. Hari umubyeyi umwe wo muri Suwede wohereje amafaranga ku matariki hafi 19 z'ukwa mbere, nimba atari 29. Uwo mubyeyi yateye igikorwa inkunga atabizi, ariko naca bugufi Imana izamubabarira kuko yari azi ko akorera umuntu cyangwa se agiye kugirira umuntu neza. Rero umubyeyi yaka amafaranga ariko yitwaje ko agiye gukotera imva y'umwana, ariko mu by'ukuri nta byakozwe, ahubwo habayeho kuyashora mu kungambanira. Umugambi yawugezeho, ariko umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Kugera gukure siko gupfa, kandi umuntu umwe kwanze ntabwo bivuze ko wanzwe n'Imana. Nimwumve rero inkuru y'impamo ukuntu umugabo arimo agenda abyivugira. Twumiwe twese, twumiwe. Se hubwo uyu mugabo twakomeje kuvuga ibye byose biraza kugenda gute? Esther arabyisobanuraho ate? Esther we turagutegereje ngo uze wisobanure rwose, tubwire ibikurikira. Niki kirakurikiraho, biragenda gute? Ko ndeba ibintu bimaze gufasha intera mwa bantu mwe, ubu harakorwa iki? Ibintu bifasha indi ntera rwose.